Yes, reka rero ndushaho kuguhereza ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV. Uyu ni umunsi wa mbere twagiriye mu karere ka Karongi. Ejo murabizi ko twari turi Rubavu. Uyu munsi rero twageze mu karere ka Karongi, turimo turagenda twerekeza ku mazi. Nanone hari ikirwa abantu bakunda nyine kujya gutembereraho. Ngiye rero ni uruzinduko nafashe mvuye i Kigali, ruzamara iminsi 3. Ndi hano mu ntara, ndimo ngenda nembera nereka abakunzi bacu ubuzima bwa hano, ku banyagisenyi cyangwa se ku bantu baturiye hano mazi. Ni amazi manini cyane rero kandi magari, bivuga ko yo aya mazi ashobora kuba aturuka mu karere ka Karongi ndetse kandi akongera akagera ku karere ka Rubavu, akaza gufata indi ntera rero amazi nanone akagera mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ni amazi manini rero cyangwa se icyo bita ikivu. Uyu munsi rero batubwiye yuko ari wo munsi baba bari kuroba ya mafi. Twebwe hariya tubona nyine tukita isambaza ziba zihenze cyane muri Kigali. Umunsi rero tugeze ku mucanga neza rwose, ahantu uba wifuza nawe uba wifuza kuba watemberera. Ubu nanjye ndi umwe rero mu batembereye hano hantu, ngiye kuhagira nkabereka uburyo biba byifashe ku Musenyi. Turaza rero gufata ubwato nabwo twongere tugende twambuka, kandi ndagenda mbereka bamwe mu baba bari kuroba cyangwa se aho amazi abagenda ahinda ari. Rero niyo gahunda tugiye gufata kugira ngo nimberane namwe igihugu cyose. Muri kubibona rero ni amazi magari cyangwa se ni ikivu kinini cyane. Dore abantu benshi baba bahari rero bari kuroba ibyo bita amasambaza cyangwa se amafi agiye atandukanye. Ubwoko bwayo ngiye nagomba mbuzi, ariko muri kubona ko ni intera nini cyane biri hano kuri kino kivu cya hano hantu. Rero ngewe nk'uko muri kubibona, mu minota mikeya ndaba nafashe ubwato ndi kwerekeza kuri karakarwa kari hakurya ako ngako muri kubona. Niko ngiye kuba natemberaho. Ni ibirwa biba byaragiye byikora mu mazi cyangwa se biba bituye hagati mu mazi. Hari ikindi kirwa rero kiri hakurya kinini cyane gituyeho n'abantu, ndetse akaba ari n'abantu b'abakire batuyeyo. Ariko mu by'ukuri nyine ushobora kwibaza ngo uyu musozi uramutse utuyeho abantu, ni umusozi uri hagati mu mazi neza, ariko ushobora kwibaza ngo ese abantu b'aho hantu bakora ubuhahirane gute n'abantu bo hakurya y'uyu musozi? Rero ngewe Nditsabimana Jean Bosco, reka dufate umwanya wacu tugere hano ku mazi, tugereye hari ubwato dutembere mu kivu. Nzagaruka i Kigali naberetse amashusho kandi ahagije menshi cyane. Ndi kumwe n'inshuti zanjye rero, tugiye gufatanya namwe kwenjoyinga kugira ngo tubahereze ino video n'abari mu mujyi wa Kigali mubashe kuyibona. Ndabirutsa ko iyi ari televiziyo Kamatoki TV. Ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu nk'ibi ngibi. Mugire ibihe byiza. Irichas ngayica ngenda yikunda ese yakwica ntacyo yigize koko. Ngaho yegera ureba ariko ndagiye yanga umuntu yimenye mbese ndamujye ngihera. aka ngaka ariko ko ntabwo kica. Aka karica. Birasa na nyina ndagasa. Fatara fasha kano kanya. Fatara fasha kano kanya. Izo mu rugo nizo zica. Izanyu? Ni mwariko. Kera inka yaranibikanye ndagasa. Inka yica ikagira n'umujinya imeze nk'umuntu. Wakana bagikoroka. Yes, reka rero ndushaho kuguhereza ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Kamatoki TV. Uyu ni umunsi wa mbere
twagiriye mu karere ka Karongi. Ejo murabizi ko twari turi Rubavu, uyu munsi rero twageze mu karere ka Karongi, turimo turagenda twerekeza ku mazi. Nanone hari ikirwa abantu bakunda nyine kujya gutembereraho. Njye rero ni uruzinduko nafashe mvuye i Kigali ruzamara iminsi 3 ndi hano mu ntara, ndimo ngenda nembera nereka abakunzi bacu ubuzima bwa hano ku banyagisenyi cyangwa se ku bantu baturiye hano mazi. Ni amazi manini cyane rero kandi magari, bivuga ko yo aya mazi ashobora kuba aturuka mu karere ka Karongi ndetse kandi akongera akagera ku karere ka Rubavu, akaza gufata indi ntera rero amazi nanone akagera mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Ni amazi manini rero cyangwa se icyo bita ikivu. Uyu munsi rero batubwiye yuko ari wo munsi baba bari kuroba ya mafi, twebwe hariya tubona nyine tukita isambaza ziba zihenze cyane muri Kigali. Umunsi rero tugeze ku mucanga neza rwose, ahantu uba wifuza nawe uba wifuza kuba watemberera. Ubu nanjye ndi umwe rero mu batembereye hano hantu, ngiye kuhagira nkabereka uburyo biba byifashe ku Musenyi. Turaza rero gufata ubwato nabwo twongere tugende twambuka, kandi ndagenda mbereka bamwe mu baba bari kuroba cyangwa se aho amazi aba agenda ahinda ari. Rero niyo gahunda tugiye gufata kugira ngo nimberane namwe igihugu cyose. Muri kubibona rero ni amazi magari cyangwa se ni ikivu kinini cyane. Dore abantu benshi baba bahari rero bari kuroba ibyo bita amasambaza cyangwa se amafi agiye atandukanye, ubwoko bwayo ngiye nagomba mbuzi, ariko muri kubona ko ni intera nini cyane biri hano kuri kino kivu cya hano hantu. Rero ngewe nk'uko muri kubibona mu minota mikeya ndaba nafashe ubwato ndi kwerekeza kuri karakarwa kari hakurya ako ngako muri kubona, niko ngiye kuba natemberaho. Ni ibirwa biba byarabyiye byikora mu mazi cyangwa se biba bituye hagati mu mazi. Hari ikindi kirwa rero kiri hakurya kinini cyane gituyeho n'abantu, ndetse akaba ari n'abantu b'abakire batuyeyo. Ariko mu by'ukuri nyine ushobora kwibaza ngo uyu musozi uramutse utuyeho abantu, ni umusozi uri hagati mu mazi neza, ariko ushobora kwibaza ngo ese abantu b'aho hantu bakora ubuhahirane gute n'abantu bo hakurya y'uyu musozi? Rero ngewe Nditsabimana Jean Bosco, reka dufate umwanya wacu tugere hano ku mazi, tugere ahari ubwato dutembere mu Kivu. Nzagaruka i Kigali naberetse amashusho kandi ahagije menshi cyane. Ndi kumwe n'inshuti zanjye rero tugiye gufatanya namwe kwenjoyinga kugira ngo tubahereze ino video n'abari mu mujyi wa Kigali mubashe kuyibona. Ndabirutsa ko iyi ari televiziyo Kamatoki TV, ugomba gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu nk'ibi ngibi. Mugire ibihe byiza.